ufite imboro ngufi ariko ukaba ufite isoni zo kuvuga ngo se nanyura umugore wanjye uburyo wakitwara kandi ukaryohereza umupatina wawe cyangwa se umugore wawe. Ariko rero kugira imboro ngufi ntabwo ari ubumuga, kugira imboro ngufi ntabwo ari ubusembwa. Imboro ngufi abagabo bayifite ni benshi cyane, wenda nawe urimo cyangwa n'uwibringa cyangwa wumva ufite ipfunwe, kubera yuko abagabo benshi cyane rwose bafite imboro ngufi kandi baryohereza abagore cyane. Kurongora n'imboro ntawe bihurira, kubera yuko kurongora ni uburyo cyane. Clitoris irugungubura n'iryo gice cy'umugore kigira ubushake bukaze cyane. Nese abahimboro se iri muri santimetero 2, santimetero 2 ukuntu zingana cyangwa 3, tuba ari gato cyane. Babyita ngo kuyimuha igice. Uri ukayimuha igice, yimuha igice, kuko n'abafite ndende bifuza kuyitanga igice. Rero wowe ufite gufi noneho biranoroshye kameme. Imboro ngufiya mbabwira ukuntu ushobora kuyimuha akayumvira mu mutwe kandi ari ngufi. Niba uzi neza ko umeze gutya, menya ahubwo postere ngo ndabikora mu yihe postere. Hara noneho inyuma noneho akinyuma araryoherwa kuko iyo ntimubabaza ahubwo arayumva fresh, agera hahandi ayumva. Ubwo buryo bwose wakoramo wamuturutse inyuma rwose, menya ko uri kugezayo kabisa. Hariya nawe yakubwira ati wambabari. Harimo abagore babayeho gutyo batajya barangiza. Ku bantu bafite imboro ngufi rwose mujye mugakoresha kameze neza, umugore arayumva cyane, mushyu kugashiramo. Umugore akakwicara hejuru, reba uryamye ugaramye, umugore akakwicara hejuru, noneho agahita areba hepfo ku maguru. Hariya nayigirayo fresh, igirayo kuregera kure, ku buryo iyi posteri ntuzayigerageze ufite umugabo ufite imboro ndende, kuko yanakwica. Ayigezamo yose ahangaha abayifite yose, ageza aho yumva ashaka atari kumubabaza, ahubwo yumva hamuryoheye, ukamufata ku mabuno uza. Hello friends and family, welcome back to our YouTube channel Royal Family TV. Rero mbahaye ikaze mwumve cyangwa se turebere hamwe uburyo ufite imboro ngufiya cyangwa se igitsina cy'umugabo ari kigufiya, uburyo wakitwara kandi ukaryohereza umupatina wawe cyangwa se umugore wawe. Rero mukore subscribe, mukore share, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ahangaha ufite imboro ngufi bivuga yuko igitsina cyawe cyafashe umurego cyangwa se imboro yafashe umurego, igomba kuba iri kuri santimetero 13, kiba kiri normal kuzamura. Aho ngaho iba ari igitsina, iba ari imboro ihagije cyangwa se nini. Iyo uri munsi rero ya santimetero 13, igitsina cyawe cyafashe umurego, uri mu bantu bafite imboro ngufi. Ariko rero kugira imboro ngufi ntabwo ari ubumuga, kugira imboro ngufi ntabwo ari ubusembwa. Imboro ngufi abagabo bayifite ni benshi cyane, wenda nawe urimo cyangwa n'uwibringa cyangwa wumva ufite ipfunwe, kubera yuko abagabo benshi cyane rwose bafite imboro ngufi kandi baryohereza abagore cyane. Niyo mpamvu gushinzwe kwivuga ndavuga ni naho bihurira, kurongora n'imboro ntaho bihurira, kubera yuko kurongora ni uburyo. Ubwo buryo rero tugiye kuvuga ukibagirwa uri kuvuga ngo imboro ngufi gusa, ongeraho ko kaba kananutse. Hari ukuntu iba ari gufiya noneho kananutse, byose birashoboka. Hari igihe kaba noneka ari gufiya ikaba inanutse, cyangwa ari na ngufiya nabyibushye. Hari ukuba ari ngufiya ibyibushye, hari n'ukuntu iba ari ngufiya inanutse noneho biri too much. Ibyo bintu rero byose ntabwo ari uburwayi, nta nicyo bivuze rwose. Umugore wamuryohereza kandi akishima, akanavuga ati niwe wanjye, ariko bitewe n'ubu buryo ugomba kubikora. Niba urugero buriya, niba ufite umugore uri kurongora, uzi ko ufite gufiya, ugiye no gucumita imbere nta kintu ari kumva, menya uburyo noneho ni gute warongora uyu mugore akanyurwa, akavuga ati wow, turi umugabo uzi. Kuko buriya turabyemeranwa ko imyanya myibarukiro y'umugore cyangwa se igitsina cy'umugore inyuma, ubushake bwacyo cyangwa se ibice byaho bitanga uburyohe bwinshi bukaze, burya nta nubwo biba kure, ni hano hafi. Noneho hari n'ikibi inyuma kandi aricyo gikomeye cyane. Clitoris irugungubura n'iryo gice cy'umugore kigira ubushake bukaze cyane, nicyo cya mbere. Noneho naho ngaho imbere hano muri santimetero 2 cyangwa 3 ujya imbere. Iyo urimo kujya imbere
aho hejuru, aho nyine dukunda kuvuga ngo ni G-spot cyangwa se kuri pweje, kuri kakano, ako kantu kaba hafi ku buryo nta mwese abaho imborose iri muri santimetero 2, santimetero 2 ukuntu zingana cyangwa 3, tuba ari gato cyane. Niyo mpamvu umugore wawe uramushimisha. Ngaho babyita ngo kuyimuha igice. Uyu ukayimuha igice, yimuha igice, babyita kuyimuha igice, kuko n'abafite ndende bifuza kuyitanga igice. Rero wowe ufite gufi noneho biranoroshye kameme. Rero hano hantu reka turebe noneho muri cyagiye umugore ibine bintu gushize mbivuga. Umugore yaranditse muri comment ngo ngewe ngo nkunda yayindi ndende ngo uri bungubite nkayumvira mu mutwe. Niyo nkunda. Ndagira ngo rana mufite imboro ngufiya. Mbabwira ukuntu ushobora kuyimuha akayumvira mu mutwe kandi ari ngufi. Niba uzi neza ko umeze gutya, menya ahubwo postere ngo ndabikora mu ihe postere. Sibyo inama nagira abagabo, umuntu abagomba kwimenya. Imenye uzi ko ufite imboro ngufiya, noneho byongeye inananutse. Wishaka kuvuga ngo reka nemeze umugore ngo shiremo imbere. Oya, hari ubundi buryo wamushimishamo kandi bikaryoha cyane. Iyo wiyizi yimuha igice, winjizemo igice kigufiya, ujye usa nk'ukubitiramo imbere, ariko hano hafi ku buryo ukoza kuri pweje. Nurangiza usubize inyuma umunyazi inyuma. Hano kwihangura mwemeza ngo ntago biri bukunda. Ntago byakunda. Ariko noneho reka nkubwire, hari ubu buryo, reka tuburebeho uburyo bugize bwagufasha ko n'imbere ayumva. Wemera ko hari posteri zishobora kubangamira umugore mu gihe ufite imboro nini? Dufate nk'inyuma. Akinyuma sha karababaza. Karababaza. Rero buriya bazi ko bafite imboro ndende. Akinyuma ndabihamije. Karababaza. Ndababujije akinyuma. Ariko cyangwa niba ukoze nakinyuma gimuha igice nyine. Kuko akinyuma ni ukuvuga ngo baba nshaka kumwemeza wanamwica arababara. None handi hahita hatabara aba bantu bafite ngufi. None rero wawe ndi wifitiye kamwe kagufi twavuga takane kugatubye bwe ngo imwe ngufi mwe wifitiye imwe ngufiya none inanutse bishaka kubinanutse cyangwa nabyibushye ariko ari ngufi itari bugere hahandi tuvuga imbere. Aha rero noneho inyuma noneho akinyuma araryoherwa kuko iyo ntimubabaza ahubwo arayumva fresh agera hahandi ayumva. Hari ukuntu ushaka kuyikora ariko buriri umugore apfukamye nawe ugapfukama ukamuturuka inyuma ukamufata neza. Hari no kuntu ashaka kunama ku gitanda ariko apfa kubuzi neza ko waturutse inyuma. Ubwo buryo bwose wakoramo wamuturutse inyuma rwose menya ko uri kugezayo kabisa. Hariya nawe yakubwira ati wambabariye. Ikindi kintu ngo nabwira abagabo, hari ukuntu barongora umugore ubwe arabibona ko afite ndende, noneho byongeye inabyibushye akajya ku mugore inyuma agahera inyuma akanashyiramo imbaraga. Uriya mugore wamwica ugatuma kuzinukwa. Ibi bintu narabivuze. Hari uburyo umugore ashobora kubura ubushake kuvuga ngo yarangije akarekeraho ngo kumva ashaka sex kandi atishimye, ahubwo yababaye ibintu abivamo ububobere burashira kandi ntiyishimye. Harimo abagore babayeho gutyo batajya barangiza babaho sex ayikora ayishaka yagiramo agataka yihaga kubera uri kumubabaza. Uramubabaza icyari ibyishimo kigahinduka kubabara. Icyo kintu kandi yanataka yakubwira ngo ndi kubabara wowe ukagira ngo muramwemeza, aho kugira ngo urekeraho ahubwo ugakomeza ugashyiramo imbaraga. Aka gapostere k'inyuma ubundi abasirimu bakita ngo ni doggy style. Aka kantu k'inyuma kameze neza ku bantu bafite imboro ngufi rwose mujye mugakoresha. Kameze neza umugore arayumva cyane mushyo ugashiramo imbere. Aha hari yindi postere rero ugomba kwitaho. Umugore akakwicara hejuru, reba uryamye ugaramye, umugore akakwicara hejuru noneho agahita areba hepfo ku maguru, aba ameze nk'uwunamye inyuma n'ubundi, noneho kuko bari kureba imbere yicaye hejuru. Iyi ngiyi bayita elevated reverse cowgirl, niko bayita mu rurimi rw'amahanga. Umugore ayicara hejuru, uragara muryamye, umugore agahita ayicaraho hejuru noneho ariko areba hepfo. Hariya nayigirayo fresh, igirayo kuregera kure ku buryo iyi posteri ntuzayigerageze ufite umugabo ufite imboro ndende kuko yanakwica. Ni kimwe n'inyuma.
ahangaha rero making ashobora ko umugore uri kumumanura umufasha aha ari managinga ayigezamwe yose ahangaha aba yifite yose ageza aho yumva ashaka atari kumubabaza ahubwo yumva hamuryoheye nawe ukamufasha ukamanuka nawe ukamwakira ukahita uzama yego ahangaha rero yicaye agahita areba ku maguru aka kantu niba ufite imboro ngufi uzagakore uzanshimira nyuma kuko arayumva neza reba hari ukuntu umugore aba ari kumanuka azamuka ashobora kuba yizamura amanuka azamuka amanuka noneho nawe hari ukuntu ushobora kumufata ukamufata ku kibuno cyangwa ku mabuno sinze uko ubivuga ukamufata ku mabuno uzamura wongera umanura uzamura umanura ari nako umwakira ashobora kubyikorera cyangwa se nawe ukabimukorera cyangwa mugafatanya mukajya muhuriramo hagati ubona hano abari marayumva fresh ahangaha ndimo ndagira aba bantu bashaka kuyishyiramo imbere umugore akayumva abagore bashaka kuyumvamo imbere izi style rwose muzazikoresha ni style nziza zitananiza kandi ewana ziryoha ikindi kintu umugabo nawe ufite nini nawe ntakumva ko agomba gucumita buri gihe ko ntabwo abagore twese dukunda icyo kibazo abagabo bafite nini agahita yumva nishema akumva noneho wanamubwira ngo ndi kuba wataka akavuga ati bano ndamwemeje kuki udashobora kumenya yuko gutaka k'umugore wishimye no gutaka k'umugore ubabara kuki ubihuza ibyo muganirize kuki utagomba kumuganiriza harimo biragenda ntabwo ushaka kumubwira ati urababaye ariko ushaka kugira gutyo wacumita ukumva aravuze ugahita ubanza ukamutegeka ugati umugore arababaye cyangwa arishimye utabisobanukirwa kuri reaction zo mu maso wanamubaza kibabaje rero abagabo ibiganiro ntibanabyumva umugore uri bukire agenda akire ku mugabo we bakunda gutega amatwi ibiganiro nk'ibi mujye mubaganiriza abagabo banyu mubaze cyane abagabo barabyumva njye abagabo ntuza nyinshi mbona n'iz'abagabo n'abagabo barabyumva nta kibazo cy'abagabo mw'abagabo umugore rero ntagapake ngo bumve ko barimo bemeza umugore ari gutaka arishimye cyangwa se ari gutaka arababara icyo kintu nacyo ukimenye hanyuma rero hari akandi bakita splitting bamboo iyi rero agaramye ukazamura ukuguru kumwe ukagushyira hano ku rutugu reba umugore akagarama ukamukurura akaguru kamwe ukagafata ukagashyira hano ku rutugu n'ubundi umeze nk'uri guturuka inyuma ariko ikiza cy'ibi ngibi byo uri kumureba mu maso ahangaha rwose ugapfukama ukayegereza neza ufata akaguru kamwe ukagashyira ahangaha urana ukuntu uburyo umugore aba ameze akangaka rwose ewana karakora karabakorera gatuma igitsina kigufi yakigerayo cyose nakakandi uvuga ngo karasigara reka kari bufatwe n'inda kagafatwa n'iki nk'uko umuntu yakwigiye hejuru urana rukuru itagenda yose bitewe nuko haraga n'ubundi yari ngufi noneho hari n'akandi gace katari kubasha kwinjira kubera iki ibintu biri kubangama inda yawe inda y'umugore cyangwa se imibiri yanyu ko kuri gukora naho biri gutuma nakandi yari ntoya noneho nta nubwo iri kubasha kugerayo ko hari abantu usanga ari umugore afite inda nini ari umugabo nawe afite inda ari na yambura nayo ni ngufi utu duposteri mu dukore n'ukuri ko Imana turaryoha kandi rwose umugore arayumva akumva bimeze neza tuno duposteri mu tugerageza ni ukuvuga nabivuze bitewe na kira kiganiro nakoze ubushize harimo abantu bacina box bakabimbaza akavuga ati akangiye ifite ngufi cyane wenda harimo n'abatabasha kubivuga ariko ukumva ko ufite imboro ngufi rwose harimo abagore bayikunda ntugire ikibazo hamwe abagore bayikunda ahubwo wowe menya kuyikoresha menya uburyo bwo kuyikoresha neza menya uburyo bwo gushimisha umugore wawe kandi ndabizi neza uzi umugabo iyo azi neza ko ahaza umugore we kuri kino kintu aba yishimye niyo mpamvu ugomba kwiga bino bintu kandi ukabikurikiza rega ni nacyo gituma umugabo yubahwa mu rugo uriya warongoye umugore neza ukamushimisha akagera ku byishimo bye bya nyuma umugore warongoye neza nicyo kintu umva nicyo kintu gishobora gutuma umugore kwihanganira nicyo kintu gishobora gutuma wamukorera byose amafuti yawe yose arakubabarira niyo yaba yakurakaje iyo umurongo yahita ikintu gisubiremo umugabo utarongora umugore neza ntazigera kubaha na rimwe aragusuzugura niyo wahaha imiceri ukadepa ukuzuza utamurongoye neza ngo arangize ababona uri aho ngaho gusa menya ko nta kirimo uzashiduka wa mwana ubakorera isuku mu gipanga ari umurongo nibyo cyane ubwo ari n'abantu bango nyine gerageza kino gikorwa kinoze neza umenye ko umugore wawe ari imeze neza mu mubiri
uzi ko nicyo kintu cyonyine gishobora gutuma umugore yemera akitunga, akavuga ati giye umugabo wanjye icyo mutungiye zibura ngerera ku ngingo, akitunga, akikorera akazi, akikorera ibintu byose, ukaba uri umusizi, ukaba basaka batuje avuga ati umugabo wanjye nataha arayimpa arayimpa neza, hano ndaza kuba ameze neza, ndaba ewa iki ngiki niyo mpamvu mugomba kucyitaho rwose. Gerageza naje kumenya neza ko burya abagabo benshi basuzugurwa mu rugo, ntabwo barongora neza abagore. noneho iyo ugize ibyago akabisobanukirwa, akakwinjirira amugari, akabisobanukirwa yuko utamurongora neza, agahura n'umuntu ubimukorera, akamukosora, akakwinjirira, urasuzugurwa. Wabwira umugore tumbereza amazi yo kunywa, ahagurutse ukayihereza, ntabwo yareba, ntabwo abakikubanamo umugabo, ntabwo abakikubanamo, biba byarangiye. Rero rwose iki ngiki gerageza icyo ushatse kuvuga. Hanyuma rero hari akandi, iyi yindi rero tugiye kuvuga, niyo ya nyuma, ariko ni nziza kandi uzayikore. Ushobora kuyikora wenda mbere niyikorohera. Umugore aryamye, reba umugore araryamye, musa nk'umutambika nk'umusego, ase nk'umushyiraho umugongo, nyine aba ari hejuru, ase nk'uri hejuru, kita kiza hejuru, amaguru nawe sasa uhita uyazamura, ubundi umuturuke munsi, amaguru gutya yazamura, ubundi uturuke hariya munsi. Ewana hano arayumva neza fresh, ubu mukurura umwegereza, usubiza umwegereza, ewana biba biryoshye cyane. Noneho kandi abagore bakunda iyo uri ku murongo ufata ku mabuno gutya, mbikubwiye ngiye kuvuga ngo para experience, ukamanura n'umunwa ukanamusoma, utwo twose ukamusoma, ibyo biragenda. Natwo duposte nindi kubabwira twagufasha kugira ngo bakibatereta bakiri mu kwabuki bazajya bamugusomera. Ngiye niko mbivuga, ni ukuvuga ngo umuntu arakubwira icyiza wakorera umugore wawe, ariko nutabikora bazajya babimukorera. Ngiye nta kibazo mbifiteho. Izi rero ni uburyo bune umugabo ugomba kugira kwitaho, ariko ngomba no kukwibutsa yuko ntabwo Imana irema abantu kimwe. Ntuwinubire uko Imana yakuremye, ntabwo ukuboko kwawe kwanjye nuko we ntabwo bingana. Amaguru meza ufite siyo mfite, nyashi bamwe twarazibuze twariyakiriye, kandi nta kundi nyine byagenda niko Imana iturema. Rero ntabwo ugomba kugira ipfunwe y'igitsina cyawe. Ngeze kumva bavuga ngo hari imiti ituma igitsina gikora, nzayisacinga nisanga koko bikora, biriya bintu bikora nzayibazanira niba mufite ikibazo. Gusa ariko ngewe nta n'ikibazo cyabyo kiba kibirimo. Ako uzi ko hari n'abantu bagore badakunda imboro ndende, no mu busanzwe ugasanga yifitiye n'umuraha gufiya, n'umukira cyane arababara, agasanga wowe ufite iyo ngufiya niyo yikunda. Rero menya ko hanze hari aba bagore bakunda izo zayi, bakunda izo ngufiya, badakunda biriya bintu birebire bibabazanye. Cyangwa se nanone hano hanze hari abagore bakunda izo ndende wenda, cyangwa se niyo ndende nimba uyifite ukamenya uburyo kiri bugikoreshe, niba uburyo yari kuyikunda imbere. Hano harimo ibintu bibiri, waba ufite ndende, waba ufite ngufiya, waba n'umugore ukunda gushyiramo imbere cyangwa utakunda, wowe imanagingo wimenye, uvuga uti ganira n'umugore wawe umenye ibyo akunda, niba akunda imbere ufite ngufiya, gerageza zino postere. Niba akunda imbere ufite ndende, ayo ni amahirwe. Niba akunda inyuma ufite ngufiya, birakoroheye. Niba ufite ndende, yimuha igice. Yego hano tubyumvikana neza. Sinzi nimba hari ibi bintu mvuze, birashoboka ko hari izindi postere iteka nongeraho ko ibi ngibi biba atari byo bya nyuma. Hari izindi postere wenda zigufasha, ibyo nkunda si ibyo ukunda, ibyo umugore wawe akunda si ibyo njyewe nkunda, ibyo mbese buri rugo rwubakwa ukwarwo, babyita amabanga y'urugo. Ariko ibi ngibi nibyo biba byagaragaye bivugwaho n'abantu benshi, bigahita byitwa ubushakashatsi cyangwa se kuri experience umuntu aba yaragiye asangira na bagenzi be, abandi badamu bagenzi be. Ibi bintu uzabikore ndagusabye, kandi uzashimira inyuma. We wabigenzaga gute? So rero bye bye, tubahaye ikaze mu biganiro by'ubutaha. Muzabane natwe, mwibuka gukora subscribe, mwibuka gukora share, mugiraho like, muteraho comment. Yeah, thank you, bye.